twakira indatwa hamwe na Josh Ishimwe. ndavuga intare y'uda baririmba rwaye zintwari kwivugira mu gituza cyane ni abagamba anira duteturuye iyo mwijurira twibutse imigambi ya satani imana ihinduye twaririmbana cyane imana iraduteturuye twese imigambi ya satani ese wabyatura kurushaho imana we imana iraduteturuye cyane cyane imigambi ya satani
ntacyo uzankoreye ungire wandinze ibibi byari kumvikana reka nanjye guhinda Yesu we ntacyo ngushinja ntacyo uzankoreye ungire wandinze ibibi byari kumvikana reka nanjye guhinda Yesu we ntacyo ngushinja ntacyo uzankoreye ungire wandinze ibibi byari kumvikana reka nanjye ndamuvuga kose sicaringe sumuhemu batizabesha arakomeye bitangaje ndamuvuga ngenda murata aberaho sicaringe sumuhemu Yesu we suriza mugenzi amubwire ngo kaze neza mu nzu y'Imana mu gitaramo. Haleluya, komera Imana amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Ubu byakunda ko twava hano tutavuze ngo ntitwagenda tudashimye. Umva kubera iteka wane nganyire sino
sino Imana ibaha umugisha kubera ibyiza wampaye sino nashimye kandi ntarihinda bikwiye sino waduhaye umushumba mwiza sino udukoreye igitaramo cyiza muri arena sino kuwanyeretse urukundo sino genda ntashimye urukundo rw'umubyeyi twese na kano gatoya amasegonda abiri kavuga ngo nitwe duherutse kugusaba uturindira ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira ko twe n'abashimira tuti urakarama duherutse kugusaba kuduha amahoro uturindira ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira haleluya urakarama komera Imana mu masengesho haleluya rwanjye mana yanjye ni wowe ndiriye aha nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsinde icyago ni wowe rutare rwanjye mana yanjye ni wowe ndiriye koko nzaguhanga amaso buri gihe gusaba imbaraga maze nsinde icyago mu bihe by'amakuba
amage nzaza nkwirukira tuti uzasubiza ubuyanja uzambera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutareba ni wowe nirigiye zaguhanga amaso buri gihe usaba imana maze nsinde icyago. Haleluya. Hallelujah. Yesu amuha umugisha Joshua. May the Lord bless you, Joshua. Ni umuhungu wacu. He is our son. Ndamukunda cyane. I love him so much. Inshuti yanjye ataratangiye kuririmba gutya. He's my friend even before he starts singing like this. Naramubwira nka Yosuwa wowe ibyo uzaba mu minsi iri imbere. And then I was just telling him, I'm Ariho looking ubuntu forward for bw'Imana who you're going to. butangaje. He has the grace of God Mureke to his life. tumuhezagire n'amaboko Can we yacu bless him and tumusabire. speak good to him? Dusabire umurimo wa Joshua uzakure. And God to bless amashami his azarenga ministry ibihome. and his branch to go above Haleluya. strongholds. Badutunganyiriza ijwi Imana ibaha umugisha. Murakoze Hallelujah. Joshua na timu muri kumwe. Thank you, Joshua, with the team, n'abavandimwe bose dukorana with all the umurimo. brethren you're serving God with, Indatwa murabizi ko hano ababyinnyi bitwa indatwa nabo tubasabiye umugisha. and our dancers in that Amen. choir. Mureke dukomere Imana amashyi Let's rwose. give the Lord a round of Reka mbasabe ikintu applause. kimwe. Can I request you one thing? Tuzatahe amafaranga twishyuye twayamazemo. Let's go away quenching all Nibande the money we paid tubyemeranya. for here. Ndashaka agree ubwire with me? mugenzi wawe ngo ubyina uyamaramo, uhanura uyamaramo, Tell the unezerwa person- uyagabanya. Pastor Bernard yamaze kubyumva neza. Tell the Ndasaba person ngo next to you, dance and praise the Lord Hallelujah. as much as the money is here. turi kumwe And quench n'abagabo it. bakeya b'abakozi b'Imana Imana yatoranyije ariko ubundi tuzabana n'abagabo ejo. We are with few men that were chosen tonight, Kandi but we'll be with all abagabo of them benshi tomorrow. barategereje kuza ejo. There are so many men that are expecting to come here Rero tomorrow. murabona ko aha hantu tugiye kuhamera nabi. Mwakoze kuza kubona abagore n'abakobwa bangana gutya. It's not a joke. Thank you for It's coming not. and being here. It's not. So. Hallelujah. This is only the hand of God. Nukuri n'ubuntu bw'Imana gusa. Abagore bangana gutya baje kuramya Imana mu mibyizi. Such a big number of women gathering here in working days. Mu mibyizi. In working days. Bakaza kuramya Imana. And then they come to praise God. Ibi ni ibintu Imana ikora yonyine. This is something that the Lord has prepared Icya himself. kabiri bisaba kuba Imana yarashize ubuntu bwayo aho hantu. Number two, it is because Ese of hari the grace of the abawimeni bari Lord. muri iri teraniro bamfasha tugashimira Are there Imana. women in this sanctuary to praise the Imana Lord? yacu. Hallelujah. Abari hano n'abari hariya. The people here and there, Ndashaka twese dukomere Imana amashyi n'abari inyuma bari hariya I want hirya. us to give a round of applause to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Ndashimira Imana. I praise God. Ndashimira Imana cyane duteranyije muri iyi minsi. I praise God who